amahanga. Uwiteka avuze. Amen. Bambwiye ngo uyu mugabo Imana imukijije umuvuduko. Yesu shimwe. Kariya bivuze Kristo yaguhamagaye nibashaka bazagukoresha icyo bashaka. Aleluya. Amen. Korona ku itariki 25 z'umwaka watangiriye korona ninjye hagaze ku musozi hariya ku rutare rwa Kayonza mu Miyange ndahanura ndavuga ngo Uwiteka Imana agiye kuzana indwara z'ibyorezo muri iki gihugu. Muri Yesu biremera nibwo gumaho. Imana Imana sesema kutakire bonevia tukiri imbere yanyu birakomeye karabene gose sineketea rero wene takuta ye zene wataraberekia yenga biyitira ntwarane we rero wene takuta benekia dore igihe kirageze. Abantu benshi bahageze ibitangaza birakoreka nakubwiza ukuri ko abarwayi bahageze hari n'igihe bahazana umuntu bamuhetse tukamusengera agataha yakize. Abagore hari twasengeye umugore wari umaze umwaka n'amezi 6 ubwo byumvikane umwaka n'amezi 6 atwite yarananiwe kubyara turamusengera atahana uruhinja. Imana irambwira ngo mafuku yiriba nagutumye ahantu hazakirira abantu bagiye batandukanye abazaza barwa. Hanyuma naje kwikangura nikangura abaganga y'umukarange baje bandi ruhande bambwira ngo yongo wa mugabo ni pasteur ngo dore yapfanye na Bibiliya yarayiseguye. Bibiliya yari nari nyambaye muri kiriya gikote no muri kariya gakapu nk'uko mwabibonye. Iyo mbyambaye ntawe umenya amakuru ngiyemo kuko mbanza urugamba ngiyeho urwari rwo zano gusesa imanza zabyo birangirira. Aha rero niho tugira gute tubisira ibanga byose bikarangirira hehe ahangaha byose bikagira gute bikigira. Umuteti urangiye turaza tugasirimba tukabisira ibanga urubanza rwacu rwari dufite rw'ibyaturegaga byose bikarangirira ahangaha. Wateye haleluya nka Zaburi ya mbere. Haro nshuti mudukurikira kuri Zaburi ya mbere TV twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Uyu munsi tugize umugisha tugiye gutangira na iteraniro n'aba bantu mureba. Iteraniro ry'abantu benshi cyane. Abantu benshi cyane. Ahantu umusozi uberaho ibitangaza umusozi bitashira umuteto. Shira umuteto uri muri Kayonza mu karere ka Kayonza Gahini aho bakunze kwita Nyagahandagasa. Umusozi rero mwiza cyane ibisubizo kamuririmbye yaravuze ngo muze mwenyine twihererane musanga ahantu hatari abantu dore imiruhira barembeje n'urusaku rurabaruhije. Mureba ni abadutanzeyo ni abariyo itimu nini cyane isanga y'abandi benshi basengera kuri musozi bafite ubuhamya abanyamwuka abakozi b'Imana abantu basobanutse ababyeyi bakuze. Umusozi mwiza cyane ariko uriho amateka y'Umwuka wera. Yes, iyi ni ya groupe nini cyane urabona abakobwa abasore inkumi ababyeyi bakuze bagiye kuri wa musozi kwasengera. Twahageze rero wa musozi. Mana y'ubushobozi ndagushimye kuri uwera ndagushimye kuri Kristo wabanye nanjye urandindurandengera Kristo ngeze kuri wa musozi washira umuteto aho tugiye kumanuka Kristo tuvuga ko no gukomera kwawe tuzaye ibyifuzo bitandukanye ibyifuzo by'umurimo wawe ibyifuzo by'abantu bawe data tuyimanukanye umusozi kugira ngo nawe umanuke ibyifuzo byabo. Hari abadukoresha imitwaro yabo hari abadutumye ngo tubasabire Kristo tubasengere
bafite ibyifuzo bitandukanye, harimo ababuze urubyaro, harimo ababuze urushako, harimo ab'inyatsi zirembeje, harimo ab'indwara zidakira, harimo umwami Imana Nyiringabo ibibazo by'impande zitandukanye, ariko byose tubizanye mu biganza byawe. Tugitangira kumanuka rero urebe urugero tugiye gukora tumanuka uyu musozi tuzamuka, nawe mwami Imana Nyiringabo ari kumanuka ibyifuzo byacu kandi uri gutabara abantu bawe. Kongera natwe turinde impanuka, turinde n'ibindi bisa nayo, mu izina rya Yesu, amen. Tubereye gikurikirana, ntacyo tubaye tubereye gikurikirana, ari kumwe natwe yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe yaradukurikiranye. Uyu musozi narahaje, narasenze, maze gusenga Imana irambwira ngo igiye kuntuma, maze kumbwira ngo igiye kuntuma ndabibwira ngo se ugiye kuntuma ntazi gusoma bizagenda bite? Imana irambwira ngo ndagukoresheje, genda uzamenya gusoma. Ndangije ndabibwira ndajya hehe, irambwira ngo ndashaka kugutuma ahantu bita Shira Umuteto, ntabwo inaha nari impazi, nuko Imana yahanuye ndagenda ahantu hagiye hatandukanye, nahagera ikambwira iti ntabwo ari aho ngaho, najya n'ahandi ikambwira iti saho. Igihe kimwe ngeze kuri uyu musozi irambwira ngo umwana wanjye uwo musozi ndawumikiyeho. Ndayibaza ngo kunyimikiye kuri uyu musozi harya wavuze ko ahitwa hahe? Irambwira ngo uyu musozi mwishisira Umuteto. Nanjye ndavuga nti Mana ushimwe ko ngabishe uyu musozi, none se Mana nzakora iki, nzabigenza gute? Mana irambwira ngo mpafukuye iriba, nagutumye ahantu hazakirira abantu bagiye batandukanye, abazaza barwa nuko irambwira ngo abantu bazaza barwaye bazahakirira, irambwira ngo abantu bazahaza kuri uyu musozi bashonje nzabagaburira, irambwira ngo abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye mwana wanjye nyemerera unkorere, nzagukoresha abantu ibyo bibazo, nzagendana nawe, nzagufasha. Ngereranije hashize imyaka 19. Ninjye muntu wa mbere ninjye Imana yampaye iyerekwa ryo kuri uyu musozi, nkimara kuribona nyine nkimara kuntuma, nanjye nshaka abavandimwe tubaza dukora umurimo. Hanyuma abantu rero ngarutse inyuma ho gato, ndashima Imana ko ntago nari nzi gusoma gusa, iyo kimara kunyimika yahise imbwira iti nkuhaye ijambo mwana wanjye, nzagukoresha kuri uyu musozi, ababyeyi bazahakirira, abagabo bazahakirira. Nuko noneho nibwo nahasengeye igihe gitoya, uyu muhungu nibwo twahise tumenyana, hanyuma dutangira kugenda dukora umurimo w'Imana. Ariko gusa njye nshimye Imana ko nkimara kubona nyine ntangiye kuhakorera, aha hantu hari ishyamba ryinshi cyane kandi ry'inzitane, Uwiteka hantuma, ariko noneho hamaze kugaragara abantu benshi bahageze, ibitangaza birakoreka. Nakubwiza ukuri ko abarwayi bahageze, hari n'igihe bahazana umuntu bamuhetse tukamusengera agataha yakize. Abagore hari twasengeye umugore wari umaze umwaka n'amezi 6, ubwo byumvikane umwaka n'amezi 6 atwite, yarananiwe kubyara, turamusengera atahana uruhinja. Rero ni ibitangaza byinshi Imana yagiye ihakorera abantu bagiye batandukanye. Nahimbazwe Yesu kuko ni umwami. Icyubahiro
Imana
yabanye natwe mu bibazo byacu Imana yaraturinze kuri uyu musozi wacu uri hano muri covid Imana ntiwenda yumva igenda Imana iri kumwe natwe indi yacu Imana ishyira ahantu Imana ntiwenda yumva yumva mu babyeyi yumva mu bakobwa yumva Imana natwe Imana ije gutabara Imana ikiza indwara Imana ikiza indwara ikirukana amahembe ikirukana ibitega Imana yongeye babwira kugira ngo Imana kabyara ndi kumwe na hamwe rero takute beneveya nje gutarara takire benevekiya nje guhembura rero takire benevesike tutaya abari bageze kure tutazini niyangira abari basaraye tutabenevesisine tokiya dore masici amazi y'ubugingo ninge yataya benezene takuta binivo sasine takuta beniwa yarabini takire neneve yasika tutaminekiya donazine bere tokiya benevokiya ndabwira abashidikanya toke benevekiya bibura mu mitima yabo torebone takire beneveya ko ntari uwiteka benezene yatakutaya erebone takire beneveya rabone bona sitakuta beneve rakuta benevosikia umva nawe erebone taya zene watakuta wazanye amaganya mene watakuta benevekiya uvango birakurenze taya benevekiye ngibyo birarangiye erebone takuta benevekiya dore ngukirije umwana w'umukobwa tarabine sasine kutaya dore ndamucijije rwose tabenevosine kutaya dore ntanzi yabonyishe kubwe erebone takuta benevekiya kuko aricyo ndavuganye nawe ikubone Liri zinini ya takuta bine zinini ninia arabone taya
sisine kote baya kabini zini rene takute benevia dore igihe niki kutabini zini ni yataya rene takute berekia nje gusohoza rene takute kiye icyo navuganye namwe kutabeneze sine kotaya kukire bikomeye biri imbere yanyu rene takute benekiye ntawe nzagenda mideni totazini meneta kire bonevoya sisine kotaye demenekia dore imisozi irashamye totaye benevo sisikia ikuzimu harazikutse rene takute benekia harashaka ubugingo bwanyu totakibe benevo sisikia tutaya mene watakuta benekia ndavuga ngo ni mube maso rene takute benekia buri wese yirinde mene wataya zine ningi ya benevo ya sisine kotaya rere sesena kotakire bonevea ukiri imbere yanyu birakomeye tarabene bose sineketea rero wene takuta ye zene wataraberekiye yemba biyitira ntwarane we rero wene takute benekia dore igihe kirageze toke benevekiye tokea ubutware bwanyu bukananirwa tokera bonevea sisine kotaya rero wene tare bonevea sisine kotaya umuraje gutungwa nayo yavomye rero wene taya zinini takute benevea sisine kota rero wene taya benevekiya yemwe abarangaye we taya zine bone ta rekuta binivone ya sisine kota rero wene takute benekiya yemwe abantu bindeba mwe tarabone sisine kotaya mbese muzanira mugeze byari tore bone sisine kotaya dore igihe niki rero wene taya benevea sisine kotaya igihe niki ngiki toke totaya zine meneya rero wene takute umunshaka numwete tokera bone bekiye kuko ngiye kwiyerekana abanshaka toteke nemekiya ngiye kuyereka buri muntu wese rero wene takute benekiye ngiye kunyura imbere y'imitima yanyu urazine tokite benekiya ngiye kunyura mu ngo zanyu totariboneze nesikiya tokeya bamwe bazambonera mu rubyaro tobeneze yasine kotaya abandi mu mashuri yabo rero wene takute benekiya abandi mu butunzi bwabo torazine takute benekiya mbese ningukoraho rero wene takute beneveya mbese ntuzanyihakana rero toze mene takute benekiya ese ni nkugenderera rero wene takute benekuwa dotaye menevea neba umene zini takia bonevo tarabone sisine kotaya mbese rero wene takute kia benevokia nzasanga ukibihagazemo toteke menevo sisine kotaya dore igihe niki mene yazine totekeya dore ndaje yego rero nevone tasine tekotaya dore nyuze mu midugudu yanyu dore bone takite benevokia dore nzanye n'urumuri rwanjye toke menevekia dore nje gushakisha rero wene takute benekia urumuri rucumba tokere boneve sisine kotaya ikibingo gisadutse tokere boneve sisine kotaya gisadukiye muri mwebwe rero wene takute menekiye aho kucyunga mukakivuna doneze ya toke boneveya ico nico kinzanye orabini zene takute benekia lala wene takute benevekia nje kongera gucana rero wene takute benekire abatabaza yari yarazimye torabini zene watakute benekia nje kongera gusana rero wene takute ibicaniro byari byarasenyutse torabini zene watakute benekia dore ndashyiraho ibuye rishya beneza tuke benevekia ndimeneho n'amaraso yanjye tokire benevo sikatutemeneya nandikeho nuko wanje kuboko torabini sasine kotaya kumbu wite kuvugira amen benene watarafini donezeze taribonaki rero takute beneveki rene wazani mene tokota benevenesia takidonevya sikatokea imuterwa ubwoba rero wene takute menekia nimirindi toke bonevekia y'umwanzi nevya sikano totaya kuko nta kizabatwara tebosa sine kotaya zabatwikije kiganza cyanjye rero wene takute menekia umuyaga y'uburasirazuba toke benevya sisine kotaya wo mu majyepfo n'amajyaruguru nezo sine kotaya wiburasirazuba n'uburengerazuba menewa zine toke bonevo sisine kotaya ntacyo uzabatwara kuko te benevo sisikia totaya ari nje bivugiye aha hantu menewa takute benevekia ndabwira buri muntu wese uraha hantu remene takire bonevo sisine kotaya hari waje kunshaka nabaje gushungera tarazine benevo sikatutamenekia ngiki nico gihe cyanjye tokere bonevo sisine kotaya nje kugendera mu bwoko bwanjye menevo sisine kotaya iki nico gihe nje kugenda tarabone sasine kotaya ngiye gusura buri muntu mu ruhande rwe taribone sasine kotaya kuko namaze kwandika amazina yanyu
takiso kebala bidangwenevo torabini takire boneseya lalawini mene tarabosea daku tetenezene kutambenevo lalawini denezemone takire bonevo tikaye bonevo utasite kutebenea lalawini takute benekiye kuko nduwite kudahishwa tarabene takiye benevekiya nzi ibibazo byanyu torebene sakute menekiya nzamaganya n'amarira byanyu erewene takute menekiya nzi byo mukenera ebone takute menevekire erega ntabwo nabareka iteka toberesa sine kotaya nubwo abanza bahagurukiye erewene takute menekiya nubwo induru zivuze ku misozi mene watakute menekiye dore bamwe bagiye gutatana robene sasine kotaya benevosi sine kotaya ariko tota benevekire kuko mwanyegereye mene vosa sine kotaya mugasiga ibyanyu mugatera intambwe mene watakute menekiya mukaza mukagera imbere yanjye rizimini watakute benekiya nzabahisha kaga kari imbere tokere bonevesika notaya kagiye kugerageza abagenzi mene vosi sine kotaya benevosika dore mboso ukikundi kwizera mene watakute menekiya ngaho nimwakire kwizera rero wene takute menekiya kwabera ingayi bakingira benevosa sine kotaya benezine tokere bonevosi sine kotaya ririwe ni tabone sine takota benevo wi denevo tokire bonese sine kotaya kute alaminibo sesene yataya lekuta benevo sine kotaya riribone tayi benevo sasa ni takute bene ndinevo ya sine kotaya bene wata alari nesene takute pera sene ya alandini nerevo sikaya tayi mbizine yatakiya nirirwa munshinja toke bonevekiya ngunda karira rero wene takute kiya munyivumburaho zene watakute menekiya bonavuganye namwe beneze ya sine kotaya ibyo navuze sinabisohoza beneze sine kotapine veveya zene takute menekiya mbese ninde navuga mwenye nawe rero wene takute meneya nkamukura amaboko bene bose sine kotaya akagenda ntasoje icyo navuga tese bone takindi we watabene sine taya sine kupe de meneveya sine kotaya mbese haruzi isaha natabariraho rero wene takute menekiya mbese haruzi imico asigaje kumara rero wene takute menekiya mbese kuki muntu hotesha amagambo tabine zeve sikino taya kuki munyita umubeshi rero bone takute benevosi sine kotaya nimutuzi imitima yanyu minize mone takire benevosi sine kotaya kuko gutinda kwa masezerano yanyu mene watakute benekiye niko kurama ku bugingo bwanyu beneze ne takire benevosi sine kotaya binira ndi benevosi sine kote benevosi sine kotaya hano muri riteraniro benevosi sine kotaya hari umubyeyi ngiye kubakira tarabone sine kotaya warurembejwe n'amararo yo mwicumbi to benezine tokire bonevesikia dore barimo baramucunaguza barimo baramutuka yabuza aho yerekeza abana tore bone sine kotaya abaka murengene barimo kumwirukankana benevosi sine kotaya ariko nduwiteka nabibonye ndi mwijuru rero were taribone sine kotaya ndababwira ngazagaruka ashimba to dabinezene watakute benekiya nibitaba nimuzagaruke kunsenga kuko to benevesike to ya Venesia ndirahiye nduwiteka benevosi sine kotaya ninje ubivuze kandi nanabishohoje bonevosi sine kotaya genda utuza umutima wawe kuko ndi Imana ivuganye nawe meneze yatoke bonevo ya sisi arabine takute benekiya bwoko bwanje rero wene takute benekiya arabone sine kotaya ndabakunda taya benevosi sine kotaya benevo nkora hafi y'imitima yanyu rero wene takute benekiya nkundu kuntu muze mugaca bugufi imbere yanje rero wene takute benekiye mukigomwe ibyari inyungu zanyu arabone sine kotaya mukaza kubana nanjye no benezini taya arakute benevekiya sine kotaya iyo muhageze muranezeza rero wene takute benekiya nanjye nkandika amazina yanyu rero wene takute benekiya iyo mbarebye tora zine tatakiye benevokiya muciye bugufi imbere yanjye mene watakute benekiya mbona ari umutako mwiza rero wene taya zine yatafuta beneya unejeje umutima wanjye ari sine tekote bonekiya lala wene takute benevoya sine kotaya nuko nimugira amahoro taya zine takute benevoya sine kiya muri Yesaya bonesa sine kotaya 59 rero wene takute benevekiya rimwe kugeza 7 arabese sine kotaya ari guteka Imana ivugana namwe data turakubashe mu izina rya Yesu Kristo tukoretse umukozi wawe data mwiza aragabanyikiwe rero abagikoresho cyawe nyemerera wongera amavuta n'imbaraga muri we
kubera yuko yemeye kukuodaniza yemeye kugukorera ukamukoreramo arangurura ubwoko bwawe wongera imbaraga n'amavuta rero icyubahiro no gukomera bwiza bwawe mwami Imana n'imbaraga ibyo byose turabyingingira kugira ngo byuzure kuri we kandi Uwiteka Imana nyir'ingabo umusuke w'amavuta y'igikundiro kugira ngo mu karere ka Kayonza ndetse no mu ntara y'Iburasirazuba no mu gihugu cy'u Rwanda no mu murenge avukamo wa Gahini ndetse n'Imana no mu kagari avukamo no mu midugudu atuyemo mu izina rya Yesu bimenyekane kuri Imana muri we kandi imbaraga zikomeze kugaragara dukomeze kukwereka iri teraniro mu izina rya Yesu uduhaye muri iki gicamunsi cy'umugoroba reka umuntu wese washinguye intambwe y'ibirenge bye mu rugo akagera ahantu atahana igitangaza cyawe atahana imbaraga zawe atahana umugisha wawe atahana ijambo ryawe atahana gukira atahana ubutware bwawe atahana ubwiza bwawe kuko Uwiteka Imana ariryo zina ryawe urakoze mwami Yesu tugisenga dutya muri iri teraniro twirukanye imbaraga mbi zose z'umwijima twirukanye imigambi y'abadayimoni twirukanye ubucakura bwose bw'ikuzimu kuko waravuze nk'ibyo tuzahambira mu isi no mu ijuru bizahambirwa duhambire ibidafite umumaro wawe izina rya Yesu turakuraritse ntabwo twaje kuyoberanya ntitwaje gusebya igihugu ntitwaje kukigambanira ntitwaje kwishushanya ntitwaje gusambana ntitwaje kuraguza ntitwaje guterekera twaje kugusenga twaje keneboya cyangwa ryawe ryarambwiye ngo muri n'ibyuzuye umwuka wera ngo muze mwenyine twererane musange hano hatari abantu data wa twese tumva nawe ugeze arareka mugenzi we twaje kwirana nawe rero reka mwuka wera reka mwuka wera yorokere kuza kubana natwe reka imbaraga zawe zorokere kuza kugaragara muri twebwe kugira ngo izina rye rihabwe icyubahiro zorokere kugaragara muri iki gihugu zorokere kugaragara ku bantu bawe zorokere kugaragara ku itorero ryawe zorokere kuba gushakana umwete kubabuze wowe bazakubona zoroke zikora imirimo idasanzwe muri uyu mwaka zikora umurimo udasanzwe muri iki gihe zikora imirimo idasanzwe muri uku kwezi zikora imirimo idasanzwe muri iki cyumweru zikora imirimo idasanzwe abanyamahanga tuvuga batarakumenya nabi batarakizwa bamenye kuri Imana Yesu Kristo abatarakumenya bagusobanukirwe yewe Yesu Kristo imbaraga zawe zirengera abapasitoro imbaraga zawe zirengera abarimu imbaraga zawe zirengera abavugabutumwa imbaraga zawe zirengera abanyempano imbaraga zawe zirengera abanyabasengero imbaraga zawe yego baravuga ngo ntabwo waze gushaka abazima ngo waze gushaka abarwayi niko ijambo ryawe ryambwiye mwami Imana ntabwo twaza bafite ibyo turwaye imbaraga zawe zimanitse kandi zigiye dusengere mwami Imana kugira ngo ziyobore buri wese uri aha hantu kandi ibikoresho byawe biri aha hantu zibikoreho kandi zirengera buri wese ufite icyo yavugira aha ndetse zirengera buri wese ufite icyo aza kugushakaho wakoze tugukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu Kristo amen kawera angera mubwira ngo akira ubwiza bw'Imana muri wese birahinduka ineza y'Imana aleluya ahantu yageze abantu batabizi bahita babimenya aleluya 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 bwira mugenzi wawe ngo igihe kirageze igihe kigeze gute kirageze niba usenga Imana by'ukuri igihe kigeze gute kirageze niba udasenga Imana by'ukuri igihe kigeze gute kirageze mwiteraniro narindi bakare nabwiye abantu ngo niba uragacunguza uburyo umwete roga vuba ku gihe kirakurangiranye niba usambana vuba kuko igihe kirakurangiranye niba wirira vuba ku gihe kirakurangiranye vugira ngo amen kuko igihe Yesu araje kugira ngo igipimo cy'ubunzani gishyirwe imbere yawe ibyo ukora byose n'ibyo wakoze byose bishyirwe imbere yawe wamvugiye ngo amen wabyemera utabyemera
ishungurwa rya Kristo rigiye kuza. Niba ukora Imana by'ukuri bigaragare, nuzahangaha wiyoberanye imbere y'Imana uhagwe. Uko bimeze. Niba uzahangaha uri umuntu w'Imana by'ukuri bigaragare, nami kugira neza gutabare. Tuvuge ngo amen. Mfite byinshi byo kuvuga ariko umwanya ni mukeya kuko dufite gahunda, ntabwo turi buraraha. Haleluya, haleluya. Ariko pepera Imana ibwira ngo Mana ndi imbere yawe. Pepera cyane uvuge ngo Mana ndi imbere yawe. Haleluya. Mutagira ngo ndababesha, ngiye kumva numva ijwi rinyeretse ijambo rivuga ngo Yesu ntiyaje gushaka abazima ahubwo yaje gushaka abarwayi. Mumereze Bibiliya yanjye. Nise mbyumva mu mama, ntabwo ndisobanura sinanarivuga. Nise mbyumva mu izina rya nde, muvuge ngo mu izina rya nde. Nise ngira gute, nise mbyumva. Haleluya. Yesu amina ntabwo yaje gushaka abantu bazima ahubwo yaje gushaka abagize gute. Siko ijambo ry'Imana rivuga. Yego, ijambo ry'Imana riratubwira ngo niba urwaye agira gute, senga. Niba unezerewe agira gute, ririmba. Haleluya. Si ibintu bingahe, si bibiri se? Niba urwaye senga, niba unezerewe ririmba. Haleluya. Niko ijambo ry'Imana rimbwira muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 14 na 13 niyo yanditsemo ayo magambo. Niba abayasenga, niba unezerewe rigira gute, ririmba. Haleluya. Yesu rero tugirire neza, ariko mbona nsomere no jambo rizanywe n'umwuka w'Imana, ntabwo ari njye urizanye. Uyu murongo w'iki gice cya 2 cya Mariko, hanyuma usome uhereye kuri uyu murongo wa 10 na kangahe na 7. Mariko igice tugiye ngo ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe. Komeza ugeze hepfo kuri 12. Arabyuka yikorera ingobyi ye, nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati bene ibi ntabwo tugize kubibona. Aba yongera kunyura iruhande rw'inyanja, abantu bose baza aho ari arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Arufayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati kurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi b'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be, kuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Yesu abyumvise arababwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Urakoze cyane. Abakiranuka keretse abanyabyaha. Mwakeretse ijambo mwakubitiye Imana amashyi. Wacu iri jambo ndaryumvishije. Bakoze Imana mwese muri iri jambo ngize gute, hajemo amagambo menshi avuga ku bwinshi bw'abantu. Yesu yakoraga, Yesu yagize gute, yabikoreraga abarwayi, ntabwo yabikoreraga abazima. Wavuze ngo amina. Yabikoreraga abantu barwaye, ntabwo yabikoreraga abantu bagize gute, bazima. Ntabwo mbwirije ryari iryo jambo ryaririje. Mu mwanya muto dufite umugisha w'Imana Imana iduhaye, ariko ntabwo nivuga mama amahanga umuyobozi w'iyi gurupe dufatanyije izi nama zose kuba duhagarariye nk'abakozi Imana twese turi hano. Reka nkusabe mu cyubahiro cyawe utwakirira iteraniro. Ntabwo twigeze turyakira umuntu yanasizeho, namubwiye ngo turi buze kwakira iteraniro nuko twese duteranye gutyo. Buriya ibintu byo kuyora bigira gahunda, si byose. Nashatse ko twese twakirana turebana, muvuge ngo kandi ni amahoro. Amahoro Yesu aha abantu be, ntagira akagero ntarondoreka, ajya humuriza abayafite, utayata ntabwo yayakurwaho.
wiringira imana uyiringire ntabura amahoro meza adashira. ubwo twakomeza n'ibindi biraryoshye ndumva biza byinshi. reka mu byubahiro byawe nyakubahwa umfashe utwakirira iteraniro wakire n'abashyitsi dufite Imana yaduhaye. Imana iguhe umugisha. reka dukome Imana amashyi twakira umukozi w'Imana. Imana imuhe umugisha. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, Mana nkuru yo gupfukamirwa, wasanzwe kwigaragura mu iva turatubwira ngo nitubeho tubaho. Niyo mpamvu turi aha hantu ni kubw'izina ryawe. Tugushimiye akanya gatambutse, tugushimiye kandi dukandagiyemo. Turagusaba imbaraga n'umwuka wera kugira ngo yururukire hano hantu, hanyuma tubere umuyobozi mwiza. Turakwakiriye butatu butagatifu, urukira hagati muri twese. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Twese muri Yesu biremera niko gumaho. Amen. Tugiye rero kwakirana nyine muri iyo gahunda baduhaye. Imana imuhereze umugisha kuko anyemereye nanjye nkafata umwanya. Haleluya. Amen. Hanyuma tugiye kwakira abantu bateraniye hano aribwo bwa mbere nabo, hanyuma bagatera haleluya. Turimo gucunguza uburyo umwete twihuta kuko amasaha nayo ntabwo ahagaze. Niba hari abahari tudasanzwe duterana bakubita haleluya. 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 Amen. Haleluya, haleluya. Reka twakire kari hanze. Reka twakire kari hanze nawe atwakirire abantu yazanye nabo abakozi b'Imana, hanyuma tuhita dukomeza gahunda. Turimo gucunguza uburyo umwete twihuta kuko amasaha aradusize. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ari kumwe yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye. Tukiri mu byahiyo yaradukurikiranye, turabanze b'Imana iraduhamagara iratwiyegereza, natwe yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe. Haleluya, haleluya. Amen. 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 Ntacyo tuzaba yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe. ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ntacyo Yatubereye gikurikirana, ubwo twari turwaye. yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe. Gikurikirana, twari turwaye. Yatubereye gikurikirana, ntacyo tuzaba. Yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe. Haleluya. Amen. Natangiye nyine mpaguruka mvuga ariko ntabwo nari nabibwiye. Reka nanjye nibwire abantu batanze. Nitwa Ntashamaje Beatrice, ndi umumama, mfite abana benshi cyane ntajya nshobora kuvuga umubare. Shima Imana ko yampaye agakiza, ibindi ubundi ku Mana. Yego. Haleluya. Haleluya. Imana yatugiriye neza, witonde. Iyo ataza kutugira neza tuba twarapfuye. Haleluya. Imana iyo itaza kukuzahura ntabwo ubura ahangaha. Ndashima Imana njye ko yankuye mu Egiputa. Ndashimira Imana ko yankuye mu gahinda gasaze, nanjye nkaba nera haleluya bikemera. Amen. Haleluya. Uretse ko wibagiwe nawe hari aho yagukuye. Njyewe ubwanjye namaze iminsi 4 n'amajoro yayo 4 nari
ndarya nanywa ndimo gushakisha umusozi ntarinzi. Haleluya, amen. ayo majoro yose nkubwira nayo maze ntarya nyamara nanywa ndimo kugenda imisozi, ndi kugenda mu bihuru, ndi gushakisha ahantu Uwiteka yari yambwiye ngo ndashaka kugutuma. Mugira utamina. Abantu nyine batanze imbwira n'umushyitsi, njyewe ntabwo nari nzi gusoma ijambo ry'Imana. Haleluya, njyewe ntabwo nari nzi gusoma. Njyewe navutse na iwacu twiragirira inka, niragirira inka, ntabwo njyewe nigeze njya mu ishuri, ariko Uwiteka akimara kuntuma kuri uyu musozi yahisemo ijambo, uvuga ngo ijambo. Haleluya, arangije arambwira ngo nzagukoresha utarize, nzagukoresha. Amashuri nakwigishije ni menshi, ariko noneho kaminuza urayirangije, ngiye kugutuma. Ibintumye kuri uyu musozi we. Nukuri. Vuga utamina. Vuga utamina. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana, turarisanga muri Zaburi ya 91 ku murongo waho wa mbere. Abahungu bihuta cyane bangerereyo, hanyuma tuganire kuri iryo jambo ry'Imana. Imana igende tugirira neza. Yego. Igira hino, igira hino, igira hino, igira hino. Igice cyo cya 91 dusome duhera umurongo waho wa mbere. Haratubwiye ngo uba mu rwisho rwisumba byose azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Azaba mu gicucu cy'isumba byose, azagumamo yibera amahoro. Amen. Mugira utamina. Amen. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Imana yagiye. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye. Aya uri Imana inkingira igirwikira. Haleluya. Imana niringira. Haleluya. Amen. Imana yanjye niringira kuko niyo inijije. Ayitaza kugucomeka akakuka se ubukira ahangaha. Kuko ari uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Kuko ni uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi hanyuma gukiza na mugigira irimbura. Haleluya. Azagukiza, azana kubundikira. Haleluya. Amen. Azaguha ubwenge, azaguha agakiza guha ubwenge, azaguha agakiza guha ubugingo, azakwambika n'imyenda ye. Rasore beniya sikado fire. Ni Imana yanjye niringira de. Amina. Azakuburikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye, umurava we n'ingabo y'icyuma kigukingira. Uzajya uhungira yewe munsi y'amababa ye, icyuma cye n'ingabo igira gute? Igukingira ku gituza cyawe de. Haleluya. Amina. Ngewe namaze umwaka n'amezi 5 ndwaye, najya mva hondi Imana iranzahura. Haleluya. Namaze umwaka n'amezi 5 ndwaye, ndi hasi nahaguruka, naho kumfasha mfite utwana dutoya, ariko ibona nigaragura aho hantu iranzavuga ngo iramuzahura. Haleluya. Amina. Igitero ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Oya, igiteye ubwoba cyane injoro. Yiwa data wa twese, ntikizagutinyisha cyangwa se umwambi uzagenda ku manywa. Kugira utamina. Haleluya, haleluya. Ase ubundi mubaye iki ko Yesu ari umwami? Umwami. Cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Wowe cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa gutsemba kugenda hehe? Ku manywa y'ihangu. Haleluya. Haleluya. Ntabwo badufite rero ngenda shima Imana. Umuntu yagize gutya agabiza umwana wanjye uburwayi, ajya kwa muganga arwaye ibere. Abantu barambwira bati nyamuneka, baramubaga. Bamaze kumubaga abantu bati mbese wagiye kumuvuza mu Banyarwanda. Ndavuga ngo Imana yendangeshira umuteti irahari. Haleluya. Ndavuga ngo Imana yanyigishije gusoma irahari.
The fire dotaze remeni ya the fire zamani. Ndavuga ngo yamamagaye ndi umuswa, yamamagaye narigeze niga. Ikiza yewe bizeye buhomwe, nimwizere Imana irashoboye. Amina. Abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Yemwe bantu b'Imana, yemwe bagenzi bajya mu ijuru, abantu igihumbi bazagwa iburyo bwawe, ngo nanone inzovu zigwa ibumoso, ngo uzabirebesha amaso ariko ntabwo bizakugeraho, uzabura ibihembo by'abanyabyaha. Haleluya. Yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, Yesu ari kumwe natwe yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe yatubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe gikurikirana, tubereye gikurikirana, ntacyo tubaye yatubereye gikurikirana, ari kumwe natwe. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha. Bumva Bibiliya yawe. Haleluya. Uzabirebesha amaso yawe Gusa uzabireba ubyitegereze, uzabirebesha amaso yawe uzahitona ibihembo by'abanyabyaha. uzahitona ibihembo by'abanyabyaha. Bwira mugenzi we ngo ntacyo tubaye. Ntacyo tubaye gikurikirana. Imana yacu niza ntabwo izaceceka, niko ibwayo yivugiye ngo ngewe niza ntabwo nzaceceka. Bwira mugenzi wawe ngo ntacyo tubaye. Ntacyo tubaye. Iteka dushyigikiye. Ndashima Imana rero. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Turishimira. Ijambo rero nari mfite kuganira namwe niryo ngiryo. Ariko ikintu musaba ni ikintu kimwe. Nuze kumva amajwi menshi cyangwa ngo wumve injyana cyangwa ngo wumve icyo watega amatwi neza, wumve neza icyaguhagurukije, icyakuzanye kuri uyu musozi, hanyuma ukizirikane neza, ejo hazaza hazakubere heza. Haleluya. Haleluya. Reka mbabwire, ndashima Imana ko njyewe ubwanjye nari mfite abana 6, abo bana nta sambu nari mfite, abo bana nararebaga nkabona nazabona ukuntu mbarera, kandi nkashaka gukizwa nkavuga ngo ntabwo nshaka kujya mu cyaha kuko Iteka yamamagaye, abo bana nzabarera nte. Haleluya. Bwira mugenzi ngo Imana irarera. Imana irarera. Irarera rwose. Imana irambwira ngo mwana wanjye ngurarwana n'iki ko naguhamagaye kandi nzagufasha. Irambwira ngo ngewe ngo abana baziga kandi bazarangiza, nanjye ndayibwira ngo ntuzambeshye kuko nasinyanye kontara nawe. Haleluya. Ndashimira Imana aho ibayigeze ikora, abigejeje ikora. Ndashima Imana, uwa mbere ari mu wa 5, uwa kabiri ari mu wa 3, undi wiga 3 ari mu wa 5. Ndashimira Imana ko Imana yagiye igira guteye ikora ibintu by'ubwenge, ikora ibintu by'ubwenge. Vuga ngo mu ijuru zirakama. Mu ijuru zirakama. Haleluya. Mana yacu, Mana nzima. Mana nzima. Haleluya. Kristo Yesu mwami w'amahoro. Ugasaza ngo witwaze ikibanza. Yego. Ntabwo uri umukecuru ndetse ntituri abakecuru. Oya Kristo. Ntabwo uri umusaza n'umusaza uri hano. Ahubwo twese uko turi aha ngaha tunezerwa no kukunezerwa ko waduhamagaye ukatumenyesha izina ryawe. Byakabaye ngombwa tukaba tutakiriho, ariko turakunezere ko duhumeka, turakunezere ko turi aha hantu. Mana nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye igihugu cyacu, nsengeye umutekano, nsengeye ingabo z'igihugu. Uwiteka we ururukubane natwe, dusengeye abayobozi bacu muri rusange, dusengeye abanyamakuru bavuga iby'ijambo ryawe.
dusengeye impande enye z'igihugu abantu baranga babona umugisha wawe kandi ibitangaza byawe sore beni yasire dotayizi revo herereze vo tute beni yasika haleluya tabene zinita kota bene zini yasisi karibone zene yataya miningia wataya sinitoke karabini ni vili yasisiko karabini taya lalawini sasine kotaya icyubahiro kwatumenyesheje izina ryawe twakabaye twaribagiranye ariko muri wowe turatoshye habwa icyubahiro nk'Imana natwe dusenze twizeye mu izina rya Yesu amen amen icyubahiro ni cya Kristo Yesu dutunge ibiganza abakozi umukozi w'Imana uvuye ahangaha Imana imugisha no kubona imyaka yose kazagwe n'ubugingo buhoraho amen izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen Yesu yagiriye neza haleluya abiteguye kwakira igitangaza cy'umwami Yesu nibatera haleluya umuyobozi wacu cyangwa umubyeyi wacu ijuru bagatware kandi n'aba bantu bari aha ndetse n'iradiyo iri hano nayo igatware mama w'amahanga yo n'amahanga yose aho yagera hose iryo zina riratangazwa ni umubyeyi ni mukuru icyo ni icya mbere icya kabiri noneho umubyeyi nk'uyu ugeze muri iyi myaka akiri muri uyu munyenga wo muri Yesu hariya hanze abantu bashiriye hariya mugiye muzi namwe ni ikintu gitangaje kandi ni ikintu gikomeye reka tuvuge ngo amen ari akantu gatoya akoze hasanyibutse ibuye ngewe merutse kujya kuvuga ubutumwa ibyuma haleluya ngeze Imana irambwira ngo wowe ntabwo ngorongera kubatije ngo uri mama w'ibihugu witonde uyu mugabo twari kumwe irambwira ngo uri mama w'ibihugu ngo ngiye kukujyana muri ibyo bihugu kugira ngo bimenyekane yuko uri mama w'ibihugu ku kantu karakomeye uri umuswa ntabwo wakamenya ni ijambo witeka uri ijambo rivuye mu kanwa k'Imana Yesu nashimwe Imana imumugisha hanyuma iyo tuyoboye rero abantu b'Imana tuba dushakamo n'ubuhamya kuko ubuhamya burakiza ubuhamya bugira gute burakiza burafasha bukomeza abantu b'Imana yego kugira ngo ubuzima bari barimo hanyuma burusheho ubuhamya burusheho guhindura bwa buzima bari bageze gute bari barimo ndetse mu iteraniro nk'iri ngiri hari abantu bafashwa n'ikintu cyitwa iki ubuhamya iyo buhari rero hakabamo n'ijambo byose birafatanya nubwo umwanya dufite ari mutoya ariko umushyitsi wacu Imana yaduhaye yifuje ko habonekamo n'ubuhamya kugira ngo bigendane n'iri jambo kuko haba hari nako hari n'impamvu yayibabwiye nababwiye dutangiza gahunda ngo kwaguka kw'igurupe kwaguka kw'abantu basengera ahangaha shira umuteto by'umwihariko n'ahangaha ni mu Rusesimanzi Imana yatuvanye hariya hasi shira umuteto wabonye umusozi uzamuka hariya waranawuzamutse urawureba uko z'Imana irangije iratuvuga ati noneho hariya iyo birangiye tuza hano gusesa imanza zabyo birangirira aha rero niho tugira gute tubisira ibanga byose bikarangirira hehe ahangaha byose bikagira gute bikigirayo umuteti urangiye turaza tugasirimba tukabisira ibanga urubanza rwacu rwari dufite rw'ibyaturegaga byose bikarangirira ahangaha wateye haleluya nka ibi bintu birasobanutse iyo ubashye ntabwo wabasha kunezerwa ariko iyo ubohotse ugira gute uranezerwa Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4 harimo ijambo rivuga ngo noneho rero uyu munsi vuga ngo uyu munsi ndakubohoye iminyururu yose nushaka ko tujyana i Babuloni umva aka kantu reka nkavuge abantu bakumva mugasubiremo nushaka ko tujyana i Babuloni Ibabuloni iryo jambo batagira ngo ni igice cya 40 umurongo wa 4
igice cyaho cya 40 murongo wa 4 haratubwiye ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora uyu munsi ku itariki 22 Uwiteka avuganye nawe aya magambo noneho rero uyu munsi ndakubohoye nukuye wice iminyururu iri ku maboko yawe nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugire gute nzakugirira neza ushaka ko tujyana i Babuloni mu gihugu cyo mwiza uze tugende nzakugirira neza ariko nudashaka ko tujyanayo urorere dore igihugu cyose kiri imbere yawe igihugu cyose mu yandi magambo isi yose kuri imbere aho utuye ahantu hose ubone akubonereye abariho ugira gute aleluya ariko umva ijambo ririmo nashatse kuvuga cyane Uwiteka azakugirira neza iryo ni cyo jambo nashatse yego webwe rero dukijijwe tubwira abantu haleluya nababwiye yuko Yesu yaje gushaka abarwayi ataje gushaka abazima uri muzima se yabagushaka iki kuba uri mu mahoro ariko uyu urwaye Yesu aragukurura akakuzana akakwegereza fata uriya mudamu amaziriya myaka yose arwaye ukuntu Yesu yamukozeho gakeya ku inshundura y'umwenda we indwara yari afite yahise ikira ako kanya ntabwo yigeze asubira nayo uburwayi wavuze ngo miratanga asubira nayo iki uburwayi hano hari umumama twari turi kumwe kuwa gatandatu nankunze muzi ari he uyu mumama niwe wansengera aravuga ngo twanze urupfu mu izina rya nde Yesu wa gatandatu ejo bundi wakiriya cyumweru gikurikirana n'ikego narapfuye baterura umurambo ku rutara aho twari tunoze bibwira umukozi w'Imana munisa ntiyari mwari muhari narapfuye kumugaragaro neza birarangira dore uriya mama yangenzeho ngi mukarange ndapfa birarangira neza burundu biragaragara ko byarangiye noneho ndangije ako kantu ko washatse kubamya mvuze buke buriya bwo washakaga tuzabukora ikiganiro sibyo noneho ndangije uko umuyobozi wa groupe yarayoboye groupe nge nyobora numvaga umutima wanjye urimo kugenda ucika intege nkumva imbaraga ni nkeya nkumva ubuzima ntimurimo buragenda neza nkumva urugamba rurakomeye aleluya amen uko urimo uragenda uhera noneho wakomeza kwigisha ngiye kumva numva ndahanutse nikubise hasi numva imbaraga ziranze nikanguye barimo basuka amazi ahantu hose hanyuma icyaje kuba ngombwa Yesu ashimwe amen byaje kuba ngombwa ko habonekamo abasore b'imbaraga n'abagabo baraterura bangeza ruguru bamvanye hepfo ku rutare bangeza ruguru aho groupe igi ikorera amasengesho moto niyo yahamba nyigera kwa muganga ako kanya nari bahise bampa ibitaro ntabwo nigeze nta bampa ibitaro ndaramo iryo joro ndaranganira n'Imana mu buryo bwiyerekwa by'ibintu Imana yanyerekaga muri groupe ibintu Imana yambwiraga ku ikanisa nsengeraho ibintu Imana yanyerekaga mu yandi magambo ntabwo nshaka kuvuga ibintu bigendanye ahangaha mu iteraniro ntabwo cyo nshaka kuvuga ariko Imana yanyerekaga amakuru akomeye cyane muvuge ngo hari amakuru akomeye cyane hanyuma abantu berekwa mu buryo bwinshi butandukanye kandi mu buryo bugiye bunyuranyije ndetse no muri iyo groupe hari muvuge ngo hari ibyo nabona hari ibyo nabonaga byari biteye ubwoba uko barimo bigisha ngende ahandi hantu muvuge ngo amina Imana ikambwira ngo vuga bino bintu Imana ikambwira ngo vuga bino bintu uko umuyobozi ayobora nkumva nashaka gusimbuka ngo njye kumufata umwuka nkumva ndwanye n'umwuka naje kwikangura rero buri Imana igira uko ikora naje kwikangura Imana ikuye mu mwuka birangiye bimaze kurangira wari uhari warabirebaga udamu ene wandamutse ikiganza aransengera uyu mumama niwe wangiye inyuma tugezaho groupe iteranira ndinda ngeza hehe kwa muganga haleluya amen ngwana n'umutima ngeze kwa muganga bankubita imitsi ariko mu by'ukuri ubuzima bwanjye bwagize gute bwarangiye nagaruye umwuka mu gihe cyo mu masaa 8 z'ijoro ry'uwo munsi wo kwa kangaye kwa gatandatu buta mu gitondo saa 11 nangiye kumva imbaraga zije ndangije ngiye kubona mbona umudamu wanjye yaje bamuhamagaye yaje nibwo namenye ko mu masezerano agize gute ahari ndamubaza wazanywe n'iki mbona abanyamuryango wanjye batuye za Mukarange bose bagemuye baraho ngaho ndamubaza mwazanywe n'iki aha ngaha
hanyuma naje kwikangura nikangura abaganga b'umukarange baje bandi iruhande bambwira ngo ngo wa mugabo ni pasiteri ngo dore yapfanye na Bibiliya yarayiseguye. Bibiliya yanjye yari nari nyambaye muri kiriya gikote no muri kariya gakapu nk'uko mwabibonye. Iyo mbyambaye ntawe umenya amakuru ngiyemo kuko mbanza urugamba ngiyeho urwari rwo bigaragaza cyane cyane yari ku cyumweru matera ari twere mu byuma by'amasengesho nk'uko cyane hano ku musozi ndabyambara imbere ntagire umenya intwaro yanjye nambaye yari iyanjye. Haleluya, amina. Hanyuma nabwa ngo nicyo nifuza nuko mwansezerera nkajya kurwarira mu rugo. Haleluya, amina. Ngo nafashe umwanya barandekura ndataha ngeze mu rugo nywa ya miti ndayirangiza kuwa gatanu nsubira ku kindi kigo nderabuzima cy'iwacu Mikinga bamindi ndimo ndayinywa. Uyu munsi rero navuye mu iteraniro. Amina, hanyuma mvuye mu iteraniro iby'Imana ikomeza kukurushaho gukomeza kumbwira naho nagiye mu iteraniro. Tuvuge ngo mu iteraniro ayo makuru yakomeje araza twongere tuvuge ngo amina. Nanga muvuge ngo nanga muri iteraniro kariya bivuge Kristo yaguhamagaye nibashaka bazagukoresha icyo bashaka. Haleluya, amina. Korona ku itariki 25 z'umwaka watangiriye korona ninjye hagaze ku musozi hariya ku rutare rwa Kayonza mu Miyange ndahanura ndavuga ngo Uwiteka Imana agiye kuzana indwara z'ibyorezo muri iki gihugu ariko Imana nizazikuraho. Ndahanura nuzura umwuka bera ku bantu bazi ubwo buhamya ngo nahanuriraga no mu miti abafite za telefone barafotora babicisha ku dukomide turagenda. Hanyuma ayo masura yangeragiye nahatageze muri uru Rwanda nsengesha abantu muri korona abantu mvuga ni mu karere ka Kayonza boherezaga ingabo ziturutse ku cyicaro Rwamagana bakaza gushaka umugabo witwa Ziraziritse bazika
amen. bambwiye ngo uyu mugabo Imana imukijije umuvuduko. Yesu shimwe. vuga ngo amavuta y'Imana nase muri mwe. uyu mugabo yaciriye ku musozi w'iyo groupe nyobora aba bajya baza kuwusengeraho n'iriba ry'agakiza. Itorero yari yararizibukire yibera hanze aha mwisi shaka ubuzima. Imana kugira ngo imufate mu buryo kugira ngo imufate yamugabije abanyamahanga, yamugabije ibi ngibi birafasha abatarakizwa irabamugabiza. Ibamugabiza gute? Baraza baramunyaga. Iyo somye abacamanza ibice 19 umurongo 20 na 21 21 jambo 20 uwo musaza aravango mushyitsi umutima hamwe kandi ibyo mushaka bibazwa Uwiteka Imana. Ariko mwe kurara mu nzu Imana yakurekura ikawugabiza abanyamahanga kubera ko gushaka, hanyuma warangiza za bindi za mfatiro zawe wari wishingikirijeho umuyaga ukazitumura zikagenda kugira ngo ikunde gufate. Imana yacu nishima. Uyu mugabo rero yasengaga Imana mbere, hanyuma arangije birahagarara yishakira ubutunzi bw'isi. Imana iramureba ikabona n'ahantu yamufatira, irangije iremera imbise bigira gute biragenda. Anyagwa amafaranga menshi sinyavugira ahantu menshi nawe barayazi, ariko no kwevuga natsa miliyoni 24 zarabanje zigira gute zicaho. Moto ye cyashya yaraguriye umuntu irarangije igira gute. Aha arangiye atanga miliyoni yindi yo kugira ngo ashaka umwavu kukurikirana ibyo ngibyo. Ayo yarari kandi abo bose araburana agatsinda, ariko kugira ngo abishyikire byaranze. Ariko Imana yashakaga niki? Wamvugiye ngo amena. Shaka kugira ngo tuvuge ubutumwa atari ubwo muri studio. Shaka kugira ngo tuvuge ubutumwa atari bwa bundi bwa ya minota yo mu makanisa mu midugudu. Haleluya, amen. Gamamare wose tubwira abantu ko Yesu agira neza. Imana idakora ibi ndamya neza ko imisozi yose agenda n'iriya moto ye atabasha kuhajya. Ariko ibyo byarabaye kugira ngo yongere imufate. Ahaguruka ashaka Imana ubusari isoni bimuteye. Imana yacu nishimwe. Haleluya, ahantu ubwo butunzi yabukuye buvanye harushye, ariko kuko yaratangiye kugera ahantu hakomeye irabanga kugira ngo apfe aho kugira ngo agire gute apfe. Reka mbanze ndeke ibi bintu byari bimurangaje banze bigenda, ariko ndangutangariza amagaze mu butware ndi kururu rutare. Haleluya, ndahanuye mu izina rya Yesu. So bwa mbere ngo hanure sindi mu Dominika. Haleluya, amen. Ibi Imana igiye kubigarura kubera kurimo guhirimba na kandi. Haleluya, Igarure byinzige zariye. Imana yangaruriye mureke nyibabwire. Imana yangaruriye mureke nyibabwire. Imana yangaruriye mureke nyibabwire. Imana yangaruriye mureke nyibabwire. Imana yangaruriye. Imana igutereje iyi minsi yo kubaho. Imana ikwamamarije wafunguwe ejo bundi utagira naho wakinjirira. Ugeze muri urwego rwo kugaragara isura yawe kuri iyi nani. Bajyaga bagucisha kuri TV kuri za nuza zo muri gereza za mabuso wambaye za idrink. Uri kuranyumva neza? None uyu munsi ntabwo zikiri ku mubiri wawe. Yesu yarakubohora. Ibi byose muvuge nk'ibi byose. Haleluya, kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare kandi umurimo w'Imana waguke kandi abantu babone ubugingo kandi abantu babone amahoro kandi abantu babone ibyiza. Haleluya, icyatumye iki cyumweru cyangwa kiriya ngewe uyu mubiri wanjye hawuzingi batayishyiraho amatoni cyatumye Imana ingarura kugira ngo mvugana namwe. Haleluya, abatakizwa babandi birukanka ku misozi reka tujye kumva uko ivuga mu buryo ngo amena. Iyi ni dayimoni. Ese ni ihembe bamuterereje? Ese byagenze bite? Niko bamwe batangiye kuvuga.
ariko siko byari bimeze. Wahaye Imana icyubahiro. Kanga kuvuga ibyo Uwiteka Imana nyereka, ariko uyu munsi muvuge ngo uyu munsi, muvuge ngo uyu munsi, shima Yesu yamagaruye muri iki gihe kugira ngo abagabo twongere tubona, kugira ngo nongere kubona isura yawe, kugira ngo nongere kubona isura y'umugeni, kugira ngo nongere kubona isura yawe. Aleluya. Byinshi nagiye njyamo, nasanze abantu babeshera Imana, bavuga Imana bashaka ibyo bashyira mu mifuka yabo. Nasanze abantu barimo kuvuga Imana, yakubonera umukozi Imana w'umunyemana uzamutse gashakisha uburyo ki wamanuka hasi. Nasanze abantu benshi mu byumba byinshi ariyo turufu barimo bararisha. Niyo mpamvu usanga twe tuvuga Imana, ugasanga turacyahora kuri rushati nk'iyi ngiyi, ariko Kristo ari muri twe. Abandi suko rero bashaka angarura. Aleluya. Bari kugira ngo tubabwire Yesu, ndabarangije nshoje, fata n'abantu ndabahamagara mu izina ryande rya Yesu. Ndagiye mu itorero umusengero amahariya, mu midugudu yanyu, mu makanisa yanyu, mwarimo yigisha, pasiteri akigisha, ntagire umuhanuzi wanu, kandi ibintu birimo bigaragara. Aha ni muri revelation, ahantu bwisanzure. Ndaguhamagara mu izina rya Yesu. Nta nubwo nkutunga urutoki, nta nubwo nkuvuga, nta n'icyo nkoraho, ariko nunabyanga njya kureba, avuga ngo ndagize gusera. Bayipfukamye hano niba umutima wawe hari kirimo kuguciraho urubanza. Aha vayo niba wumva utagenda neza. Muntu uzi neza ko bitameze neza, bitanye urubanza n'Imana. Ngwino upfukamane w'Imana, ushaka kwakira Yesu, Mana yacu Yesu nashimwe. Amen. Umwuka wera w'Imana, bwira mugenzi ngo umwuka wera w'Imana, umwuka wera w'Imana. Bwira mugenzi ngo umwuka wera w'Imana, umwuka wera w'Imana. Avuganye nawe ngo niba ushaka kujya mu gihugu cy'ibabuloni, mu gihugu cyo mu ijuru, niba ushaka kujya mu gihugu cyo mu ijuru, gende nanjye ndi mu rugendo. Utabishaka kandi birori, utabishaka Mana yacu nishimye. Kamba meneri ibanga, bwira mugenzi ngo reka mbamenere ibanga, iyo Uwiteka agiye gutabara burya agira ahera, apfa gutabara uko ubitekereza. Yego, ntagapfa gutabara uko ubishaka. Uzazira ibuye uripfukame wenda ukoboke, ariko nudahinduka rwose ntacyo uzabona. Ntacyo babikubwiye. Tuzasenga nanga imyaka myinshi itagira ingano, ariko nutagira ikintu uhindukaho rwose ntacyo uzabona. Niyo mpamvu dutinze ku butayu, niyo mpamvu dutinze ku musozi, niyo mpamvu dutinze muri wiwiwi, niyo mpamvu dutinze mu tuntu dutandukanye duteye ubwoba. Ariko hinduka rwose, kandi umukristo utagira ibanga ntazajya mu ijuru. Azajya mu ijuru, ndabibabwiye rwose. Umukristo utagira ibanga ntago azajya ijuru. Shoze mvuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, nabi Imana yashatse ku itariki 24. Reka dusenge Imana. Ubuhamya mvuze gake dusoreshe kuri ibi ngibi, uyandi magambo ntago bivanze n'ibi ngibi, nuko numvaga umuka Imana ambwira ikigendanye na buriya buhamya bw'izina ryanjye. Ahanga amakuru barayaguhangiye, nitwa Ziraziritse n'Imana yarinyise maze kuzuka. Narapfuye bashishitangaje kuri Radio Rwanda, babaza isanduka, bacukura imba, bararakukiriye iminsi ngaye 2, hanyuma ndazuka nikangwe ndigaye ni mu bitaro
ndimo serumo y'amaraso n'iz'amazi. Ubwo bamwe tuzabikorera ikiganiro, mwumva izina ryaturutse, mwumva imyaka ngezemo. Haleluya, amen. Umudugudu mvukamo, ntuyemo, mu kagari mvukamo, ntuyemo, umurenge mvukamo, ntuyemo, muri aka karere mvukamo, ntuyemo, muri iyi ntara mvukamo, ntuyemo, muri uru Rwanda ndi umunyarwanda si n'umunyamahanga mvukamo. Hapfuye abantu 5 mbari nge uzukamo mu mudugudu wacu, kwishwe n'indwara yitwa Ebola, mbari nge uzukamo nge muri 97 ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 mwihunguka igihe impunzi zawungukaga. Nibwo ibyo byambaye. Imana yanyitiye iryo zina ndi mu bitaro, imbaga nyamwinshi baje kureba umuntu wazutse. Ayo ni amakuru azwi isi pirate. Hano hari abantu babizi. Rero ibyo tuzabikora ikiganiro cyacu. Rero ubuhamya bwako kantu kuko ejo bundi Imana yongeye kungarura nanone, nibwo butumye abantu mbabwira ibintu. Rero bahanuzi muri hano, bakoze Imana muri hano, banyamasengesho muri hano, bakristo muri hano, nimubwiza abantu b'Imana uko uri. Nimubwiza abantu b'Imana uko uri. Ukorera Imana ne utayibeshya, mutayiryara, mutiyoberanya imbere y'abakozi b'Imana, mutishushanya rwose. Reka dusenga Imana, Imana y'amahoro ibaho umugisha mu izina rya nde rya Yesu. Uyu mumama nashaka haguruka Imana yamukuyeho urupfu. Ngaho wone Imana ishimwe. Ubundi urarwaye Imana igukuyeho urupfu. Yesu nashimwe. Reka dusenga Imana kandi Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Amen. Amen. Turagiye gusengera aba bantu. Simvuze ibyaha byari byo, navuze ko abantu bafitanye urubanza n'Imana bapfukama ahangaha, hanyuma tukabasengera, hanyuma niturangiza gusenga n'abandi bafite bigendanye n'indwara n'ibyifuzo, ni muri uwo mwanya. Haleluya, turafishira ako kanya, abakozi Imana barahari, basengera Imana, hanyuma tuze gusubiza umwanya perezida wa groupe, murabona ko amasare magenda kandi abantu baturutse kure, kugira ngo ducunguze uburyo. Turaza kwifuza umushyitsi wacu ko tubatangariza mukazaza, ariko rero noneho agafata gahunda neza, namwe mukagira ibyo muvuga hagati. Harimo abantu bafite ubuhamya bwinshi, hanyuma ndabizi ko Imana izamushoboza akazagaruka. Imana y'amahoro tugirire neza. Hanyuma muri kubasengera rero ahangaha atandukanye no mu ikanisa, atandukanye no mu mudugudu musengeramo. Ahangaha ni ahantu tuba twaje kubokera imbere y'iki Imana. Babwire ngo aha nta politiki irimo, turabakristo twese ubaha iki Imana. Bya politiki twigishije aha ntibizanaze mu izina rya nde abana b'Imana isumba byo byose. Reka dusenge Imana, mwakire kuboka kw'Imana. Imana ibabohore mu izina rya nde Imana Data wo mu gihugu cyo mu ijuru, Data wera ukiranuka, uri nyiri cyubahiro Kristo, uri Imana y'amahoro, ubwoko bwawe buratera, Imana y'abazungura, ubwoko bwawe burapfukamye imbere yawe, ubwoko bwawe buciye Imana itegeka abakwiriye baramusanganira. Ngwino ubabarire abantu bawe, abantu barakubabaje, abantu bagiye kure, bagutera umugongo, barateshuka, ariko tuzi kuri umutunzi w'imbabazi. Mana ngwino ubabarire, Mana ngwino ubabarire, Mana ngwino wegesha amaraso yawe kuri umukozi w'umuhanga. Irengagiza ibicumuro byabo, irengagiza mwami Imana ibyanjye bagizemo, irengagiza amagambo bavuze, irengagiza ibicumuro byabo, kuko uri umwami mwiza, kuko uri umwami mwiza. Niwe ubasha kubohora, niwe ubasha gutabara, niwe ubasha guhindura imitima y'ubwoko bw'Imana. Ngwino uhindura abantu bawe, ngwino uhindura abantu bawe, ngwino uhindura abantu bawe, ngwino uhindura abantu bawe. Urakoze Kristo Yesu. Babohore rwose, bagirire neza, bayihumure mubyeyi, bagirire neza kuko uri Imana. Uko wari uri imbere n'uyu munsi ni kuri, mbere wose wagenda gukiza abantu. Urayesha icyubahiro nk'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ubikoze nk'Imana, bisabye twizeye izina rya Yesu. Reka dukomere Imana amashyi, Imana ibahe umugisha. Hanyuma n'undi wese urwaye badapfukame baza hano, hanyuma soreza uyu mwanya rimwe ngarurira umuyobozi gahunda wa groupe. Imana umuntu wese urwaye wazanye icyifuzo apfukame. Umuntu wese urwaye yizera Imana, njye ntabwo wanyizera ntacyo nakora.
tuvuge ngo amen. Yesu yavuze ngo yazanywe no gukiza abarwayi, ntabwo yaza gukiza abazima. Yazanywe no gusubiza ibyifuzo by'abantu b'Imana. Umuzi ko yageraga hari ibitangaza byakorekaga. Imana yacu nishimye. Hanyuma rero shingiye ku ijambo Korinto iryo tugiye guhagararamo mu izina rya nde rya Yesu, ubundi tugasenga Imana ibohora. Mana mu izina rya Yesu, Bibiri ijambo ryawe ryarambwiye ngo sengeye abantu bawe mu izina rya Yesu. Bazanye ibyifuzo ahangaha mu rusesi Imana, ahangaha kurishira umuteto data babizanye imbere yawe mu izina ryawe Yesu. Abafite uburwayi ndirukanye Imana yishura abafite amadeni, Imana ibasha kubishuriza mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese Nyiringabo, abafite imanza Imana ikuraho imanza, Uwiteka Imana n'iryo zina ryawe turabasengeye muri mugoroba. Abafite abantu bari mazu y'imbohe Imana ibohora mu izina rya Yesu. Ababaye bose bari hano Imana itanga umunezero mu izina rya Yesu. Turabasengeye uyu munsi kuri izi tariki ngo baremere ishimwe kugira ngo izina ryawe ryamamare. Urakoze Nyiringabo, reka amahanga yose abakwemera bakakubaha. Mana Data wa twese ubakorere ibitangaza kugira ngo bizamenyekana ahantu hose, izina ryawe rizarushaho kwamamara. Urakoze urakarama, byose kubyumvishe kandi bikoze nk'Imana, tubisabye twizeye izina rya Yesu. hanyuma abandi bantu bose bahaguruke, hasigara abantu bafite indi bafate ku nda zabo dusenga. Yesu Kristo, haleluya. Data mu izina rya Yesu, Izina rya Yesu Kristo. Imana ibohora, Imana itabara, Imana ifite umugambi ku bantu bayo mu izina rya Yesu. Aya masaha turasenga, aya masaha turategetse, aya masaha turabohora mu izina rya Yesu. Ducagaguye imigozi yose, ducagaguye ingoyi zose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana we uhereye aka kanya rema igitangaza kizima Izina rya Yesu. ni wowe utanga gutwita, Ni wowe wenyine. ni wowe wemeka abantu batwara izina no kubyara. uyu munsi wa none rero Izina rya Yesu. turabasengeye uri amasaha y'umugoroba murabingingiye bone taya sile kote ye bone saya binini ngo yataya sile bone ta utabinini yazine watakutabelevo. Uri umwami mwiza, uri umunyembaraga, ushobora byose. Maboko ye maremare n'abatwikire Kristo ngo bagire neza, gendane nawe ngo zawe uzirinde, aho bataho bagire neza, utegura inzira bacamo. Urakoze kuremya amateka mazima, urakoze kutanza abana bazima. Urakoze papa, urakoze papa, urakoze ngaho bagire neza. Dore baze baganye reka batahane kandi bazagaruka bakora mu izina rya Yesu. Zaburi ya mbere.